nguhaye ikaze wowe wahisemo kudukurikira wagize neza Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero iyi ni Chantal TV nguhaye agaciro wowe wahisemo kutubera inshuti kugira ngo twagure umuryango. Uyu munsi rero nangiye kugaruka noneho nazanye umutumirwa kugira ngo twongere tugire ibyo twiga, tugire ibyo twubaka nkuko twabiganiriye, nkuko twabyiyemeje. Nazanye umuntu ugiye kuduhugura cyangwa kutuganiriza mu rugendo rwe rwo kwiteza imbere. Ni uburyo abantu benshi bakunze gutekereza ngo se ubu nakora iki, se ubu nakwaguka nte, wenda mfite igishoro gito, nabuze umujyanama mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nanze gukomeza rero tuvuga mu mateori gusa, kuko umuntu ari kuvuga ibintu ataguha ubuhamya bw'ibyo yanyuzemo, ushobora kubifata nkaho ari inzozi cyangwa se ukabifata nkaho bidashoboka. None ubu rero twazanye umuntu wagiye uca mu bintu bitandukanye kubera yuko byagiye bigira umumaro mu myaka itandukanye yanyuzemo kugira ngo adufashe. Hanyuma rero ni umubyeyi inshuti yanjye, ariko ni na rwiyemeza mu mirimo, aragenda tuganiriza ibyo byose. Ntiwabura icyo usigarana, ntiyabura icyo akunganira mu bitekerezo byawe, hanyuma bikagenda bidufasha twese kugira icyo twunguka. Nguhaye ikaze, hanyuma ndagira ngo tuganiriza abantu badukurikiye. Wowe mu buzima bwawe uratubwira amazina yawe, utubwire aho utuye, unatubwire n'ibyo ukora muri iyi minsi kugira ngo dukomeze tuganira. Ni karibu. Murakoze cyane. Murakoze rwose. Nitwa Emily Nikuzwe. Yego. Ntuye mu karere ka Kicukiro. Ikindi cyo nkora ndikorera muri rusange. Ndumva ari ibyo ngibyo. Arakoze cyane Emily. Ntabwo mu by'ukuri umuntu yabona ukuntu ashimira umuntu ufata umwanya we akaza kuganiriza ababyeyi, abakobwa n'abasore n'abagabo. Uretse ko impamvu abagabo n'abasore tudakunze kubavuga mu bintu by'iterambere cyangwa byo gukora, ni uko bo bagerageza ibintu barakora, bakunze gukora cyane. Ariko abadamu bakunda bamwe na bamwe kuvuga ngo ibikorwa dukora ntabwo bibyara inyungu. Ariko Emily ndumva natangira mubaza ikibazo kivuga ngo ese wowe wamenye ryari ko ari ngombwa ko umuntu yakwikorera? Wamenye ryari? Ese wowe watangiye wikorera kuva kera? Wamenye ryari se ko ari ngombwa ko umuntu yafata igihe cyo kwikorera? Unatubwira icyabiguteye. Urakoze cyane. Ni urugendo rurerure. Ikintu cyitwa kwikorera ni urugendo rurerure kandi rugoye gufata umwanzuro cyangwa se kwiyemeza kuba wakwikorera. Gusa bitewe n'ubuzima ibyo umuntu agenda acamo, ikindi uko ukenera amafaranga ukabona ntuyabona, icyo bita nka crise. Ngewe natangiye kubitekerezaho cyane cyangwa se kubishyiramo imbaraga cyane. Nari mfite akazi, ariko noneho akazi k'ubwarimu akaba ari ka kazi uvuga uti ntabwo karantungira umuryango, ntabwo kari bubashe kunkemurira ibibazo byose mba mfite. Noneho nkajya nibaza nti ko amafaranga mbona atarabasha gukemura ibibazo mfite, bezo zanjye zose, mfite umuryango nanjye nkeneye kubaho, ese bizagenda bite? Ndavuga nti se iki kibazo umuntu yagikemura ati? Ntangira gutekereza se ni hehe n'iki nakora byibuze kugira ngo njye mbona 1000 cyangwa se 2000 byamfasha ko nakemura twa tubazo twibanze. Ko niba hari ikintu kibabaza no kuba waba uri nko mu rugo cyangwa se waba uri nko ku kazi, waba ufite utwurimo, ukabona nk'umwana cyangwa umukozi araguhamagara akakubwira ngo umunyu washize, akakubwira ngo iki nta gihari. Noneho ako kandi kanya koko mu makeye ntaguciye mu ijambo, usanga abantu benshi bababwira ngo umunyu washize, ibi byashize, aho kugira ngo arwane no kubishaka akaba atangiye kubiyama. gatangiye kubabara, bagatangiye kuvuga se mana ndabigenza ne. Noneho bigatuma wowe uhangayika ukavuga se iki kibazo nagikemura nte mu buryo burambye. Urumva umuntu ukorera umushahara w'ukwezi
ugira gutya niba baguhereje ibihumbi 100 cyangwa 200, urabiza amafaranga y'ubwarimu icyo gihe kera muri za 2010 na 11 barayaguhaga, wayagabagabanyamo n'ibibazo ufite n'ibyo ukenera n'ibyo uri busabwe, amafaranga agashira ukirangiza ukwezi. Ugasanga uzageza nko mu matariki 10-15 bakubwira ngo umunyu washize ntubashe no kuba wabona igiceri cy'ijana cyangwa n'igihumbi ntukibona. Ugasanga ni urugendo rutoroshye. Ngewe rero muri icyo gihe nararebye nkajya mbona iki kibazo nagikemura nte mu buryo burambye. Ese nta kantu nakora kabasha kuba kama amafaranga byibuze n'igihumbi, ku buryo byibuze amafaranga y'imboga yo mu rugo abasha kuboneka ntavunitse. Nuko rero nagize icyo gitekerezo, nuko natangiye kujya ntekereza se umuntu yakora iki. Ndabyibuka hari muri vakanse dusoje igihembwe. Icyo gihe ndabyibuka cyari igihembwe cya kabiri, hari mu kwezi kwa 4. Ndangije ndavuga rero hari uburyo nashaka ikintu cyo gukora. Ndabyibuka ko icyo gihe nari mfite amafaranga 100. Yego. Nakora iki kugira ngo iki kibazo cy'amafaranga 200 kikemuke, njye mbasha kugira ngo nkemure utubazo twibanze tuza buri mwanya. Nibwo rero nafashe umwanzuro. Urabona mu mashuri hari igihe abanyeshuri bakora ama examen, noneho tukagira nk'abarimu igihe cyo gukosora tukabitunganya, noneho hakazaho nk'igihe cya chômage, mwarimu yubikoze vuba birangira mbere. Noneho ndabyibuka ko nasigaje nk'icyumweru n'ubundi muri cya gihe abarimu bandi baba barimo baritegura, barimo barakosora, barimo baratunganya amanota y'abanyeshuri. Nibwo naje ndavuga nti ngiye gushaka iseta ahantu mu isoko, kuko numvaga amafaranga mfite ari makeya. Ndagenda njya mu isoko, nagiye mu isoko rya Gahanga, mfata iseta ndatangira ndacuruza. Amasherami byari bigoye, pe. Ni wowe wicururije? Icyo gihe ninjye wicururije. Navuze nti ngiye gufata iki cyumweru, ndafata n'ibindi 2 bya vakanse, hanyuma noneho mu byumweru 3 nzaba maze kumenya ese ibi bintu birashoboka cyangwa ntibishoboka. Icyo gihe narabikoze, ndagenda Gahanga. Ndacuruza utuntu nyine nawe urumva 100 nta kintu kiba kirimo gifatika. Naragiye ndangura, nabaranguye imitaka, amasutiye, ndangura inkweto za bodaboda, ndangura utuntu tw'imbere twose kiri aho ngaho. Noneho nkajya ngenda nkataha nta kintu nzanye, nta nyungu. Nkajya mvuga nti nateze, nagiye Gahanga, ndagarutse simbonye nayo kurya. Bikora icyumweru cya mbere, mbikora icya kabiri, ntangira gucika intege. Ariko ndavuga nti ngomba kurwana iyi ntambara. Ndangije sinzi ukuntu navuze, ariko ko Kicukiro hari irindi soko, gute njya mu isoko rya kure wajya mu isoko rya hafi? Ndagenda ndagenda negera umuntu, urumva nta n'amafaranga nari mfite yo kuba namuha mvuga ngo ndi umurwiyemezamirimo ufite amafaranga. Naragiye negera umuntu ndamubwira se wamfasha iki? Wampaye agaseta hano iruhande rwawe nkarambikaho nkaterekaho kugira ngo nshyireho utuntu twanjye. Ubwo natekerezaga ko bya bintu mfite nari mfite aho ngaho ndabizana aho ngaho nkimuka. Yaranyemereye nyine, nubwo wenda bitari byoroshye, ariko aranyemerera ndaza nshyiraho. Noneho nahamaze nk'icyumweru. Ya minsi ya bya byumweru nari nihaye birashize, igihe cyo kujya gusubira ku kazi kiba kirageze. Ariko mbona ntangiye kubona umurongo, mbona ntangiye kugenda, nkabona mbonye udukweto 2 baratuguze, njya kubona nkabona baguze wenda nk'umutaka umwe banyunguyeho 500. Ndabana birimo biraza, ibintu birimo biraza. Ese ubu niba ndimo ntangira mu cyumweru cya mbere nkaba ntahana 1,000, ese ibi bintu ntibyakunda? Mpita mvuga ni rero ibi bintu ntabwo ndabireka. Naragiye njya mu cyaro nshakayo umwana w'umukobwa. Ndamubwira rero dore ngibi urajya utaha mu rugo, dore ibintu, ariko icyo ngusabye ni ukugira ngo dukore ikintu cyose uzajya ucuruza uzajya ucyandika. Then umwana araza aratangira, ntangira kubona bigenda, ntangira kubona bishyushye, ntangira kumubwira njye mu dutsinda, akajya atanga itsinda rya 3,000.
kandi agahaha n'imboga zo mu rugo, mbona ibintu birimo biragenda. Ariko uhereye kuri bya bihumbi 100. uhereye kuri bya bihumbi 100, kandi urumva inzira naciyemo. Yego. Rero naje no kujya no mu bindi bitandukanye, mva muri ibyo njya mu bindi, njya mu mujyi naho ndakora. Mbonye bimwe bitagenda, wumva nabanje njya mu mujyi. Mama Kay, wenda ntabwo nshaka wenda utubwira byose, ariko duciremo nanone urwo rugendo rwo gucuruza ibyo bintu bisa nkaho ari uducogocogo, ngira ngo niko babyita. Mu by'ukuri wageze ahantu ushobora kwinjiza inoti ya 3 ku munsi, mwana hashya imboga mu rugo? Yego, icyo gihe kandi ibyo byabaye ntaranamara n'amezi 6. N'umukozi ukamwishyura? N'umukozi nkamwishyura. Ntangira kubona ko ibintu birimo biragenda mu mujyi. Rero duciremo muri ako gakuru ko mu mujyi ntangira kubona rero ko ibintu birimo biragenda biryoha, bishoboka. Ubwo niba narajyaga ku kazi naravugaga nti ntago bari bumpamagare ngo bambwire ngo iki ngiki cyabuze. Yego. Ntago najyaga ku kazi ngo mvuge ngo sindi bubure itike, kuko numvaga ndi buhamagare bakampa 1000 nkatega muri ya nyungu yabonetse. Noneho nyuma ndahindura njya mu mujyi. Mu mujyi ibyo nagiyemo byabanje nabyo bisa n'ibyanze, nabyo nyine urabona mu mujyi ni kure, amatransport n'ibiki. Nagiye nyine nta gishoro mfite. Ho nagiye mfite menshi kuri ya yandi, kuko urumva turagira ngo nyicuruza umuntu ushaka kugerageza kandi adacika intege. Tubwire nanone mu mujyi waba warajyanye amafaranga angana nka gute, ni iki kintu watangiriyeho, hanyuma twumve ko urwo rugendo narwo rwakugendekeye. Yego, urakoze cyane. Nkiri rero aho ngaho haje kuzamo akabazo kuko isoko barisenye rya Kicukiro centre, barisenye nari ndimo hahane nari narafashe, ibaze ko nari narageze no ku rwego rwo kusa naho mvuga ngo agaseta ndabaye nk'ukiguriye. Yego. Ariko ukishyura iseta, ukishyura umukozi. Iseta nari nararangije kuyigura, nari ngeze ku rwego ntabasha nkayishyura, ahubwo nkishyura umukozi gusa. Noneho nza kuvuga isoko bamaze kurisenya, ndavuga nti rero ubwo nari maze iminsi ncuruza inkweto za bodaboda. Noneho najyaga njya kuzirangura mu mujyi, nkavuga nti hano abantu barakora pe, barakora. Nibwo nanjye rero nagiye ndavuga nti reka nzigemo. Nzigezemo aho njya mu kuranguza sinajya kudetaya, ariko sinatekereza ko mfite igishoro gikeya. Ndabyibuka ko nagiye mfite 500. 500 rero kandi wakuye muri ya business ya mbere. Yego. Usanzemo abasiniya bafite uko bafite bamenyereye, nagezeyo bisa n'ibigoranye, nuko wenda nashyiragaho umwana bisa n'ibigoranye. Nabikoze nk'amezi nka 5 cyangwa 4, mbona ntabwo birimo biragenda neza. Mfata umwanzuro negera hirya nshaka iyindi seta. Mba ngiye mu biseke n'ibisabo. None se iyo business warayifunze? Iyo business narayifunze, iseta ndayitanga nakodeshaga njya mu bindi, kuko umaze kubona umujyi ukomeze uravuga uti reka ngerageze. Yego. Naje kujya rero muri ibyo bintu by'ibiseke n'ibisabo n'inkoni, bino bintu namwe murabizi bya kinyarwanda by'ubukwe, byo mu bukwe. Umva ndajyaho biramira pe, biramira. Ndagerageza cyangwa gucuruza, kubicuruza mbona birimo biragenda. Ntangira kujya ubyibuze mvuga nti nshobora kubona inote y'ibihumbi 5 ku munsi. 5,000 yateze yariye, nkavana 5,000 ku munsi ndabibona. Aho rero niho navuze nti buri ibintu byose birashoboka. Niyo mpamvu mbwira umuntu uwo ari we wese nta kintu na kimwe kitashoboka. Icya mbere ni ukumva yuko ufite ubushake. Ikindi ni kugira experience yo kuvuga ngo sinzabaho ntunzwe n'ikintu kimwe, cyangwa se ntunzwe n'umushahara, cyangwa se ntunzwe n'akantu kamwe, cyangwa ndindiriye nk'umugabo ngo azama. Iyo warangije kwishyira mu mutwe ko ibyo bintu bishoboka, nibwo utekereza yuko n'ibyo bindi byakunda, hanyuma ukabigerageza. Njyewe njya mvuga n'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20. Ushaka kugenda ugafata umwana ukamuha amagi, ukamurangurira amagi ashobora kuba nk'akantu kagura 4,000 cyangwa 400 angahe, ukagenda ukayamutekera, akaza mu rugo akayateka, hanyuma noneho yaguha 1,000, yaguha 500. Buriya ntabwo umeze kimwe na wa muntu uba wabuze amafaranga ujya gusaba. Wow.
ni inkuru nziza, turagushimiye kuri icyo kintu. Hanyuma se mama Kay, ngaho mbwira ni iki kintu wabonye bisaba umuntu mu by'ukuri kugira ngo ashobore kwiyemeza gutangira? Ese ni iki cyaguteye gukomeza kwihangana muri urwo rugendo rwo gutangira ukabona bitagenda? Ni iki cyagusunikiye mu gukomeza? Rero ntabwo biba byoroshye, nyine umuntu agera agacika intege, ugahura n'abantu baguca intege, ukabona ntibiri gukunda, ukabona twa dushoro watangirije twashize, ariko nanone ugatekereza uti se nzabaho bizagenda bite, ndacika intege bigende bite? Noneho wabona n'abandi bantu bakora ukavuga uti ese ko bari abakora njye niki cyatuma ncika intege? Rero iyo ugeze mu bantu ubona uko abandi bakora ukabona bo ntibacika intege, uravuga uti se njye ndi muntu cyo gucika intege, kangerageze kanumye ngerageze. Mbese ariko nanone habaho nuko umuntu aba ateye adatsindwa, adacika intege. Ushobora kuba ariko uteye, ushobora no kubirebera ku bandi, ariko ukaba umeze nk'umuntu utajya ucika intege, ukagerageza ukarwana. Ahantu uvuga uti noneho biranze ubu ndabiretse, ariko cyangwa se ukavuga uti reka ngerageze. Ikindi nabwira abantu, ikintu bita business ni ikintu udakora ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri ngo uvuge ngo byanze. Ugomba kugerageza ugashyiramo imbaraga, ukwezi kumwe kwanga, ukwezi kwa kabiri kukanga, noneho ukagera ukajya utanamarira aho uri gukorera Imana nyagasani, ukajya noneho wiherera kwa kundi uba wabuze abakiriya, ugasenga ukabwira Imana atari ko Mana kubera icyo bari abakiriya bari kujya hariya ngiye kukibatangiraho, ugasenga Imana ukavuga uti Imana uyu munsi ndakwinginze abantu baze nanjye mbabone. Ese ni iki ngewe nakoze ku buryo nabona abakiriya? Icyo gihe rero iyo uri muri icyo gihe uba usa nawe uri gucika intege, ariko ukavuga uti se hariya kukibikunda. Rero ibyo ni bya bihe by'amezi ya mbere, by'iminsi ya mbere, ugenda ukajya gucuruza ugataha nta kintu ufite, ugashora 100 nk'uko nakubwiye byanjye, warangiza ugataha nta n'igihumbi wacuruje. kandi ugomba kurya kandi abantu bazi ngo wagiye ku kazi, ngo wagiye gukora, ariko ukagumya ukagerageza. Ikintu cya mbere gituma umuntu agira uko afatisha ni ukwihangana, mpaka. None se hari ikintu abantu benshi ngewe nahuye nabo mu by'ukuri badakora, ikintu bahurizaho? Iyo baganirije barakubwira ngo twabuze igishoro, nta mafaranga ariho, ibintu byarapfapfanye. Ariko nanone hanze abantu muri business munaduca intege mukavuga ngo yewe nta kigenda, ibintu byarapfapfanye, nta mafaranga ariho. Ariko se koko iyo muvuze ngo nta mafaranga ariho, nuko biba bidashoboka completely, cyangwa ni ikimenyetso kiba kikubwira ko wenda bitari byiza cyane, ariko bitabuze ko namwe mugumamo? Buriya rero igihe cyose umuntu, nta muntu ujya uvuga ngo amafaranga yabonetse. Iyo ubonye 1,000 wifuza 2, iyo ubonye 2 wifuza 3. Igihe cyose abantu bahora barira cyane aba business ngo byanze. Uyu munsi niba wakoraga ukabona inyungu y'ibihumbi 20 ku munsi, nubona inyungu y'ibihumbi 10 uravuga ko byanze, ariko mu by'ukuri wayibonye. Icyo rero gituma abantu umva ntiyabireka. Kuba yabonye ibihumbi 10 ntabwo biri bumubuze yuko ari bubirye, ntabwo ari buburare. Ibihumbi 10 aba yabibonye, ariko nyine agahora avuga byaranze. Bamubwira uti ese wambwiye wampaye umurongo w'ibi bintu ukora, nanjye nkabizamo kureba, wenda ndi umushomeri nabuze icyo nkora, utari kugenda neza, uramfasha iki, wangiriye inama? Ati undi akakubwira ati rero ibintu byaranze, byajemo ibibazo, amafaranga yarabuze. Ugasanga umuntu ahora ashaka kuguca intege, ariko si uko wenda biba byaranze burundu, wenda hari igihe biba byaga. Ikindi ni uko nanone hari igihe abantu baba benshi babikora, ariko ugomba kwiyadaputa kuri situwasiyo igezweho. Ikintu cya mbere nahashishikariza abantu cyangwa se nabwira abantu ni kugira courage. Courage, kandi umuntu akitinyuka ugatangira. Kandi iyo ugiye gukora business wirinda umuntu kuza hagati akubwira ngo hoya. Umuntu ukubwira ngo tugende ni wowe wumva, ukubwira ngo
ariko si ubwo uzabishobora kuko si ubwo ibyo bintu uwo nguwo usa n'umwirengagije noneho ukarwana n'umutima wawe ikubwira ati bikore. Iyo urwanya n'umutima wawe niho hahandi ugenda ukirirwa ku zuba rikagukubita ariko ukavuga uti wa muntu yambujije nabyanze reka nemere ndwane intambara atazanshishamo ijisho. yego murakoze cyane. hari ikintu rero nshaka ko umfasha. hari abadamu, ndi kuvuga abadamu kubera ko nibo kenshi bakunze kugendera ku marangamutima, akavuga ngo yaragerageje nk'uko watubwiye watangiye bitagenda, ati jye naragerageje ndahomba biranga, mwebwe ibyo muvuga ntimubizi. na wa wundi utaragerageza ngo ahaguruke, cyangwa ati mwebwe wenda mwaranize n'ayo mashuri mwari mufite itangiriro mufata. duhere kuri wa mudamu noneho ugitangira kumva ko ashaka guhaguruka, cyangwa se umaze igihe yicaye akaba yarabuze ukuntu ahaguruka, none uyu munsi akaba agiye gufata icyemezo. ngaho mugira inama, umubwire uti watangira utya ukagenda gutya bikagenda gutya, nibigenda gutya uzabigenza utya. mbere yo kugira icyo mvuga hari akantu nibagiye kubabwira. iyo urimo uracuruza urimo uratangira wirinda kugira depanse ugira ku byo wakoze. urumva bizinesi iyo uyitangiye ugashaka kuyikoramo niho hahandi uvuga ngo byanze wahombye. ni ukuvuga ngo ninjya gucuruza nageraho najya kubona nkabona amaherena nciyeho nkayagura, ubu se nzamenya ko nungutse. ni ukuvuga ngo ubaho mu buzima bw'uko utari gucuruza mu bijyanye n'amafaranga. niba hari n'ahantu wakuraga amafaranga ubwo niho ugomba gukemuza ibibazo byawe by'ayo mafaranga. ni ukuvuga ngo nimba wari ufite umugabo uguha amafaranga, ikintu cyose urakenera ugomba kugikura ku mugabo n'icyo gihe ugitangira. ukirinda kuvuga ngo ndimo ndacuruza, ngo ncuruje ibihumbi runaka ngiye gukuramo ngo ngure inkweto. ako kanya ugitangira muri iyo minsi ya mbere wirinda ikintu, niba navuga ngo ni irari, niba navuga ibintu byo gutekereza, ibintu byo guhurumba ku ruhande ushaka kugura ikintu icyo ari cyo cyose. igihe cyose umuntu aba akeneye ibintu, igihe cyose umuntu aba afite kuba ubukene bw'ibintu cyangwa avuga ati kano ndagakeneye, ariko akantu kose ukeneye urakirengagiza. hanyuma noneho wa muntu ushaka gutangira, tugiye kuri cya kibazo cyawe, icyo namubwira ni ukubyishyiramo, kwifatira umwanzuro, kandi noneho akagira n'umwanya wo kujya asura abantu babikora. ukagenda ubundi ubundi ikintu cya mbere ni amakuru. nta makuru ufite nta kintu watekereza. uyu munsi nshobora kuba mvuga nti nshaka gukora, wenda nshaka gucuruza imyenda, ariko ntazi uburyo imyenda icuruzwa, ntazi aho bayirangurira, ntagiye ngo nicare iruhande rw'umuntu ngo ambwira ndebe uko acuruza, ndebe aho ajya kurangura amenye uko bimeze, ntabwo nagira ubushake bwo kugikora. iyo ugiye rero ukabona runaka, ukabona ari gukora ibintu runaka, ushobora kugiraho idea yabyo. rero hari ikintu numvisemo mu by'ukuri, nimba umuntu arimo gukorera ukwezi, wenda se ari ku buyede, wenda se afite ahantu ari gushakira udufaranga ko gutangira bizinesi, inama numva wamugiriye ni ukuba yashaka hatangiza bizinesi, akanashaka n'ibiryo azarya mbere y'uko ya bizinesi itangira kunguka. ntabwo ari uko twabivuga, ntabwo yabishaka, ariko kandi ashobora gutekereza ikintu kirambye mbere y'uko ajya muri iyo bizinesi cyamufasha, cyangwa se na ya bizinesi yayijyamo akavuga ati nungutse ibihumbi 5 ndakoreshamo 1,000, ndakoreshamo 2, ayandi mbenyaretse. ni ukuvuga ngo nicyo bita kurya uziga. ni ukuvuga ngo nta muntu ukora bizinesi wakabaye gutangira gukoresha amafaranga ari gucuruza atabanje kureba ibyo asigaje, ngo amenye ngo afite inyungu ingana iki, amenye n'igishoro ko kigihari. ugomba kubara ukamenya uyu munsi nacuruje aya, hari atatashye, hari ibyo nkeneye kurangura, si nta mafaranga mfite, ese ko ndaranye ibihumbi 10 nkaba nkeneye kurangura ikintu cy'ibihumbi 9 cyangwa 8, nimara kukirangura, nimara gukuramo nk'ibihumbi 3 nkabikoresha, ejo nzakirangura. uhita usanga ntacyo uri burangure. none se tuvugisha kuri Emily, nta gihe wageze
wenda ni uko wari ufite akandi kazi ku ruhande ukabona utangiye gukora mu gishoro wenda igihe kimwe bitewe n'ikintu waguze. Hari n'abantu batangira kubona amafaranga batangiye kuyabona niyo yaba atari menshi ariko agatangira kuguramo ibintu binini ugasanga ya mafaranga ashize nk'ako kanya. nyine buriya kugira ngo ugire icyo ugeraho bisaba kwigomwa kwigomwa no kwihanganira ubuzima urimo bwose. N'ibyo nkubwira akazi byaje kurangira nako nkaretse, ariko nkareka numva bigoye, numva uburyo nzabasha kubaho ntafite umushahara w'ukwezi, ntari ukwezi kuri 30 bigera ngo mbone akamesaje nkabona birimo birangora. Singiye kukubeshya namaze nk'amezi 3 narananiwe kwakira uburyo umuntu abaho kandi utu business turi gukora amafaranga y'umushahara urabizi ko aryoha. Araryoha ariko naje kukareka, ndagumya ndarwana mbona ubuzima burakunze kugeza n'uyu munsi mba numva ako kazi naretse nta gihombo nagize. Rero reka nkubwire ikintu kimwe nanjye mbona nkuyemo, no kuvuga ngo igihe cyose utigeze witoza mbere y'uko ureka akazi biragoye ko waza ugatekereza mu business ngo utangire gukora. Iyo nama reka dufate iyo nama mu buryo bumwe, uvuga ngo umuntu wese ushaka kugera ku bintu yubaka byubakitse mu by'ukuri yakaba yatangira kugerageza ku kintu umuntu yakunze wahaye umwanya wawe kandi mu by'ukuri ukiyemeza gukomeza. Yego niko nanjye mbitekereza, ni nako mbibona. Iyo utekereza gushaka gukora ikintu ugiha umwanya, kabone n'ubwo waba ugifite ikindi. Ushaka kuba ufite ako kazi ariko ukavuga uti muri weekend nimbona umwanya nzajya njya kwa runaka ukora business runaka, mwicare umufashe mukore atampemba, ariko ubanza umenye ukuri kwa bya bintu. Hanyuma ikindi cya kabiri, iyo ugiye gukora business ntago biba byiza guhita ugenda uyigwemo yose ushoremo amafaranga. Urabanza byibuze ugashoramo makeya ukareba bigana, kuko kenshi iyo ugitangira business akenshi nko mu mezi angahe ya mbere, akenshi nubwo atari bose, iyo ugitangira urahomba. Iyo ugitangira urahomba, uza akakubwira ngo ndaje nkwishyure, akagenda ukamubura, ukubwira ati reka tujye kurangura, ukajya no kurangura ukayoberwa aho urangurira cyangwa se aho uranguye, ukajya kurangura ahantu baguhenda, ukaza ugasanga urimo uracuruza nk'uko waranguye. Ibyo byose biba challenge y'umuntu utangiye gucuruza. Iyo ugiye gucuruza rero ubanza kubyiyumvamo, ukabanza kubifatira umwanya, kandi ukirinda gushyuha ngo uvuga ko ibintu byaciyemo. Iyo ugiye kuvanga ibintu byaciyemo ntabwo bigukundira. Uragenda nyine bya bitangaza wari witeze muri ya business ugahita ukabibura, wabibura ugatangira gucika intege ati rwose ibintu nagiyemo, ugatangira noneho kugira n'abantu inyuma, n'abantu wasize inyuma bo muziranye, ubundi ibyo bintu wabigiyemo ute, ubundi bikunaniye, nacyo kikaguca intege. None se ndagira ngo twigana ku musozo, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byiza ngo umuntu wese ushaka gukora byamubera umusingi. Ni iki wabwira umuntu utinya gutangira kugerageza muri business? Icyo namubwira, inama namuha ni ugushira ubwoba. Ni ugushira ubwoba kandi akamenya cyangwa se akirinda gushaka kumera nka runaka. Akamenya ngo mfite ubushobozi ubu n'ubu ndajya aha n'aha. Akirinda kuvuga ngo ngiye gutangira muri 5,000,000 cyangwa muri 10,000,000. Akamenya yuko niyo yaba afite 10,000 cyangwa 50,000 hari business y'ayo mafaranga kandi yayikora. Ubutaha nyine tuzegeranya, tuzakora icyegeranyo cy'uturimo cyangwa cy'ama business duhereye ku mafaranga make tugenda tuzamuka. Ariko se umuntu adafite umwanya wo gutangira muri business ako kanya, umukozi wamwizera bingana iki? Ko abantu bose ubona baguca intege nta gukoresha umukozi, reka keretse ubyibereyemo, business itera imbere kuyibereyemo n'ibindi. Ese buriya icyo nicyo cyaba imbogamizi mu bantu bashaka gutangira? Mu by'ukuri business koko iyo uyibereyemo nibwo yunguka nyine nawe ukabibona. Ariko n'ubundi ntabwo uzakoresha umuntu nawe atabaho. Ikintu cya mbere muri business bisaba umubare
ikindi cya kabiri bigasaba kwizerana. Iyo ugize Imana akaba ari umuntu uzabasha kugira icyo akuramo ariko nawe akagusigira akagira icyo agusigira, urihangana ukabyakira. Ikibi ni wa wundi uza n'utwara ufite twose akadutwara agaterura. Ubwo inama wagira umuntu ku byerekeranye n'umukozi wo gukorera muri bizinesi ni nk'iyihe? Inama namugira ni ukumuba hafi cyane, akamukurikirana cyane, akamuha umwanya, akamwereka ko ikintu cyose ashaka ntamuterere, ariko kandi yasanga hari n'akantu nk'amafaranga makeya ntabigire intambara, ko bigize intambara arapfuye ntuhibera. Niba usanga umubariye cyangwa niba hari akubonye ugasanga hari 5,000 yakureho, nyine urabibona wenda ukaba wamubwira uti oya gutya, ariko ntubigire intambara, kuko urumva nawe ni umuntu, nawe akeneye kubaho, nawe akeneye kubaho. Nibyo iyo atagize icyo akuramo, hari igihe rimwe na rimwe unamuhemba amafaranga make atari bumukemurire ibibazo. Uburiya umubi ni wa wundi uterura byose, ariko uryaho dukeya nawe akagusigira utundi, ntacyo biba bitwaye iyo uri gukora bizinesi, cyane iyo utari kuyikorera. Rero icyo nagira inama aho nk'uwo muntu uba ushaka gukoresha umukozi, uramukoresha, gusa gukoresha umukozi uba ugomba kumenya yuko bizinesi yawe itaramba, ntabwo ushobora kuramba, kuko abakiriya bakira cyangwa bamenya bafata serivisi za wa wundi wa mukozi. Nabonye bagura umuntu kurusha ibintu. Urabizi abenshi bagura umuntu. Iyo wa muntu aramutse akuvuyeho, hari igihe basanga wowe icyiza rero yaba ari wowe ubimenyerera, cyangwa se waba unamufite nawe ukaba uhari kenshi, ukamenya abakiriya ni bande, ukamenya uburyo abatwara, ukamenya ibibazo birimo, mbese ugahora uri hafi ugenzura ukurikirana. Ndagushimiye cyane mubyeyi, kandi rwose ushaka kumva ndibaza neza ko byamugirira umumaro. Ndashishikariza buri mudamu wese, ndashishikariza umuntu wese ushaka kugira ibyo yatangira, kugira ibyo wubaka, nibyo bindi twiyemeje, no gutera imbere, no gushyiramo imbaraga, no kwiyemeza, no guhangana kugeza umuntu ageze ku byo yifuza ko ageraho. Iki kiganiro rero twashakaga ko cyubaka abantu bose, abacuruza bakaba batajyaga babara, hakaba hari ibyo batakoraga. Uyu munsi mutangiye mu bikore, nimba hari icyo kigufashije wagisangiza abagenzi bacu bataramenya aya makuru. Ikindi kandi abataratangira gukora, muhaguruke dukore, twiteze imbere, twubake imiryango yacu. Ciao ciao, naho utaha tubafitiye n'ibindi biganiro byiza cyane, dutumire n'abandi tube benshi. Imana ibahe umugisha, naho utaha.